Ryabera Trinitas ndetse na Vestina Ishimwe ni abaririmbyi b'indirimbo za gospel. Ubu kuri uyu munsi kuri aka kanya kuri iyi tariki babaye abamama, babaye abagore. Abangaba bakoze ibintu bitandukanye byiza cyane by'agaciro buri wese yabireberaho akumva arishimye. Vestina yarashatse ndetse na Iryabera Trinitas yarashatse. Mwese muramukunda, aba bose turabakunda cyane kuko ni abantu baduhaye indirimbo nziza n'ubu bakiziduha, basenga tugomba gufatiraho nk'aba urumodo bacu. Mu minsi yashize rero nababwiye yuko Vestina ndetse na Dorcas ariko impamvu dushyizemo Vestina gusa nuko ari we washatse kandi Dorcas ntabwo arashaka, ariko nawe igihe kizagera ashake. Rero impamvu ni nkoze video hatarimo Dorcas ndayibabwira mbere, ariko abangaba nibo bantu twabonye bubaha Imana kandi bakabigaragaza kuri buri umwe wese. Mu minsi yashize nababwiye yuko Trinitas Ryabera yari ari mu gitaramo cya Vestina ubwo hariya babaga bari muri Canada, n'ubundi bagikomereje ibitaramo byabo hariya muri Canada. Ntabwo baraza mu Rwanda, ariko nibahaza tuzamenyesha kuko ntabwo amakuru yacu azajya bacika, uko nguko tuzatuyabaha kandi neza cyane. Iryabera Trinitas yashatse mu mwaka wa 2024, Vestina ashaka ejo bundi muri 2025. Rero impamvu mbibabwiye abangaba nibo twita nk'intangarugero. Hari n'abandi twakwita nk'intangarugero, ariko aba twese turabazi, twese dukunda indirimbo zabo, n'ubu benshi cyane baracyazikunda. Iryabera afite abafana benshi ndetse na Vestina nawe afite abafana benshi bubaha Imana, ntabwo bajya mu magambo menshi y'isi. Harimo abantu nabonye bafata komenti cyangwa content bakavuga Vestina ngo aratwite, ngo yabyariye Canada, kandi babeshya. Ugasanga bamwambitse inda ntayafite, ntabwo ayigaragaje, ariko ugasanga aratuje nta kibazo na kimwe afite. Rero baratunguranye aka kanya rwose, ni abantu tuje kubabwiraho, kandi abantu bafite amavuta y'Imana, abantu bafite umwuka w'Imana, batagendera mu gushayisha cyangwa ngo bagendere mu bibi byose. Reka tubone mu kiganiro cyacu uyu munsi, njye muba muri kumwe muramenyereye n'umukobwa wanyu mukunda muri benshi, umukobwa w'Imana bakunda cyane, ndabakunda cyane. Nyagasani Yesu ajya bagomeza bampera umugisha kuko muri abantu beza, muri abantu b'agaciro. N'aba bantu bacu rero turabakunda cyane, baratunguranye, bambaye neza cyane, barasenga, bazi Imana. Ni abantu basenga ukumva umwuka ukujemo, wowe uri kumva indirimbo zabo, ukumva Nyagasani aramanutse, Imana iramanutse. Rero abangaba turabakunda cyane. Iryabera Trinitas wo muri Jehovah Jireh ni umuririmbyi cyane, mwese mwamenye muri Jehovah Jireh, aho yaririmbye indirimbo nyinshi cyane muri Jehovah Jireh, ari na dirigente wabo ndetse ari no ku murongo w'imbere. Abantu benshi rero baramuzi ku murongo w'imbere, ariho aba ari. Ni byiza kandi ni iby'agaciro. Reka tubone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza banyarwanda, banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, ndabaramukije, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire amafaranga, mugire ubumuntu bwose bubabeho, kuko nicyo mbifuriza. Ahantu hose niba urwaye, niba utameze neza, ihanganira ubuzima urimo, kuko ejo n'ejo bundi bishobora kugenda neza. Wikwiganyira kuko Imana niyo ya mbere mu kukiza, mu kwivanga mu byawe, kandi gusenga nibyo bya mbere bibasha gukiza umuntu cyangwa bikamukura. So rero nk'uko mubizi, mu minsi yashize Vestina na Dorcas bagiye muri Canada ku ndirimbo yabo ya Yebo. Twahoze tubibabwira cyane, yabaye concert, indirimbo batumiwe muri ibitaramo bigiye bitandukanye, aho bari bari mu mujyi wa Vancouver n'ubundi muri Canada, ariko ubu ngubu berekeje mu mujyi wa Edmonton niho bari kubarizwa, naho bagiye gukorerayo ibitaramo. Rero nabonye rwose Iryabera Trinitas nawe ari muri leta ya Australia, ariko mbere yabaga muri USA, ariko ubu ngubu ari muri Australia, niho ari kubarizwa. Abangaba rero ni abaririmbyi b'indirimbo za gospel, ni abaramyi b'Imana, ni abantu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nta muntu mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda utabazi, kuko babaye ibimenya bose. Rero bakuze basenga. Impamvu mbashyizeho ni abantu batanze urugero rwiza mu bakobwa baririmba, abakobwa bubaha Imana,
abakobwa basenga basenze kandi bubaha Imana, Imana ikabakorera ubukwe bwiza cyane bw'agatangaza. Rero abangaba bariyubashye ku mukobwa bwabo, mu bukumi bwabo bariyubaha kugeza ubu ngubu ubwo batunze ingo zabo nyinshi, ubwo batunze ingo zabo bakaba bameze neza cyane, n'abaramye. Rero mu gitaramo cya Vestina rwose na Iryabera nabonye byishimira, arabipostinga nawe yishimira yuko hari abakobwa nabo bari kuzamuka, hari abakobwa nabo bari kuzamuka baramya indirimbo z'Imana. Ibyo rero ni byiza cyane, ababyeyi barabikunda, abantu bose barabikunda, kuko nta muntu utishimira iterambere ry'umwana cyangwa iterambere ry'umuntu abona ari kuzamuka. Rero ibyo byose nibyo tugenda tugarukaho cyane, tukavuga ngo Imana ishimwe kuko yabagiriye neza, bakaba bari mu ngo zabo bameze neza cyane. Iryabera ntabwo tkunze kugarukaho muri showbiz cyane, ariko Vestina yakunze kugarukaho cyane, abantu benshi bakamukoraho nkuru zigiye zitandukanye, ariko uyu mwana akabasha kubyirengagiza, ntarebe abari kumuvugaho, ntarebe ibiri kuvugwa, we akirebera ibiri imbere. Ngewe aba bantu uko ari babiri ndabakunda cyane, kandi nawe uri kubareba ndabizi yuko bakunda, ndabizi yuko bakunda pe, ndabizi yuko bakunda. Umuntu wese uri kubareba aya bantu arabakunda. Aba bantu ni abantu b'Imana kandi bafite umwuka w'Imana wo gusenga, kuririmba, byose bakaba babihuriyeho. Ni byiza rero kandi n'iby'agaciro kuba basenga Imana, bakaba bameze neza cyane, no mu ngo zabo bakaba bameze neza, bashima Rurema wabayoboye kugira ngo babashe kubaho baramya Imana kandi banasenga. So reka mwihanga rero mbifuriza kugira ngo bajye barama umunsi ku munsi, bajye babana neza n'abandi, basenge, kuko ni byiza, natwe niyo nzira yo gusenga. Reka dusenge, natwe Imana izatugirira neza. Abakobwa musigaye, natwe Imana izatugirira neza uko bimeze neza. So rero mureke mwihanga mbashimira yuko Vestina bari mu bitaramo byabo, bazagaruka mu Rwanda amahoro, bakabasha kuduha natwe ibitaramo bigiye bitandukanye. Natwe turashaka igitaramo cya Vestina na Dorcas rwose, nabo bakaza bakadutaramira, tukamera neza cyane, tukishimira ibitaramo byabo. Imana izabibafashemo, kandi natwe turahari kugira ngo tubakunde, kuko ni byiza, turanabakunda pe, turanabakunda cyane. Bye bye, reka mwihanga mbifuriza ijoro ry'Imana, murare neza, ndabakunda.